Nitwa Rebecca Collins, ndi umwarimu w'imyaka 38 ntuye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iminota 11 yo gupfa gusa yahinduye byose natekerezaga ku buzima, ku kwizera ndetse n'iby'ubugingo. Nahoranaga kwizera ko mfite igihe cyo kuzizera Imana, igihe cyo kuzafata ubuzima bwanjye nkegera Kristo mbirimo neza. Ariko naribeshye, urupfu rwaranziye ari nimugoroba usanzwe imvura irimo kugwa. Gusa icyo nabonye uwo munsi aho ngaho kizambera urwibutso rubabaje iteka ryose. Mu minota 11 gusa umutima wanjye warahagaze, ubwonko bwanjye burahagarara, nta na kimwe cyari kirimo gukora. Ariko muri iyo minota 11 gusa nisanze mpagaze imbere ya Yesu Kristo, atari Yesu tubona mu mashusho ndetse atari na Yesu batwigisha muri Sunday School ku cyumweru, ahubwo Yesu wo mu byahishuwe. Amaso yameze nk'ibihimi by'umuriro, n'ijwi rye ryumvikana nk'amazi yirukanka menshi. Urukundo rwe rwarandengeye, ariko agahinda ke ko karanshenguye. Arangije anyereka ikintu ntari niteze kubona, ikintu ntekereza n'ubu mbabwira ahinda umushitsi. Yamishije umutego wihishe urimo kuyobya no gukurura amamiliyoni y'abakristo benshi ku isi, ubakurira mu muriro. Ntabwo byari ubwicanyi ndetse nta nubwo byari ibikorwa bibi, byari ikintu gisanzwe cyane, kandi ubona ko abantu bose bagifata nk'ibintu bisanzwe. Ndashaka kugumana nanjye kugera ku musozo, kubera ko iyi message ni gucika. Uzabimenya itinze kandi uzasanga wayobye inzira. Byari ku mugoroba ku wa 4 ukwezi kwa 2. Ikirere cyo hejuru y'umujyi nari ndimo cyari cyuzuye umwijima, imvura nyinshi irimo kugwa. Ubwo nari ndimo ngaruka mu rugo mvuye kwigisha, nari mfite umunaniro, numva naniwe ariko numva nishimye, kwereka abanyeshuri banjye bari bakoze neza mu bizamini. Nari niteze umugoroba utuje ndi kumwe n'umuryango wanjye n'abana banjye 2. Nari narabaye umukristo kuva mfite imyaka 18. Mu myaka 20 yose naritabiraga amateraniro y'itorero Tasiyo, naririmbye muri korali, natojwe kwigisha Sunday School. Abantu banyitaga icyitegererezo cy'umukristo, kandi koko nanjye niko nibwiraga. Narasengaga ngiye gufata amafunguro, nafatanyaga n'abandi mu bikorwa byo ku rusengero, natekerezaga ko meze neza nta kibazo. Nizeraga ko kwizera kwanjye guhagije, ariko icyo namenye nakubwo ubuzima bwanjye bwo Kristo nta mbaraga na nyabwo ari bufite. Isengesho ryanjye ryemeze nk'ibintu nakuriyemo aho kumbera ubuzima, ariko ibyo bintu ntabyo nabonaga, ahubwo njye nibwiraga ko meze neza. Nkumva ko abantu bose ariko baba bameze. Uwo mugoroba sinarizi na gato ko mu isaha imwe gusa isi yanjye n'ubuzima bwanjye byari guhinduka bikanyeganyega. N'ubundi ndakibuka nagamye kuri vola, inkuba yakubise ku ruhande rw'imodoka nari ndimo, umutwe urimo kundya, mfite ububabare bwinshi kuruta ubwo narigeze kugira mu buzima bwanjye. Ndimo kwahagira, umutwe umbabaza cyane, ndimo kuzengerezwa bikomeye. Amatara y'imodoka zanyuragaho ku ruhande, mbona ameze nk'imirongo ikurikirana. Amaboko yanjye yafashwe muri vola, imodoka yanjye yibitse mu muhanda hasi. Numva amahoni impande zanjye zose, impanuka yabaye. Ubuzima bwanjye ndimo kubona umwijima, numva amajwi y'abantu ari kure cyane atanumvikana neza. Numva umuntu arimo gusakuza agira ati hamagara 911. Ndimo kumva impuruza z'imodoka impande zose. Hanyuma hashize akanya gato mpita numva ahantu hose yaracecetse. Byari bimeze nk'aho numva nguye nko mu mwobo udafite ikintu na kimwe urimo. Abo babari nayo nyicyumva noneho, n'ayo majwi numvaga ntabwo nari nyirimo kuyumva. Ntangira kwibwira muri njye ko noneho iri ngira ryoherezo ryanjye. Ndetse numva ariko bimera ayo umuntu agiye kuva mu isi. Ariko muri uko gutuza ahantu hose hacecetse hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Natangiye kumva ubugingo bwanjye burimo gukururwa, aho hari izindi mbaraga nazo zirimo kunkurura. Ndetse numvaga nakiri mu mubiri wanjye, numvaga ndimo kuzamuka hejuru cyane. Ahubwo numvaga mfite muri njyewe, ahubwo nabonaga ibintu birimo kuba ari ibitangaza. Muri ako kanya ndimo kuzamuka, ntangira kubona imodoka yanjye yashwanyaguritse, amatara arimo kwaka, buri bice bimwe by'imodoka yanjye byamenaguritse, abantu barimo kwiruka hirya no hino. Kandi ndimo kubona ibyo bintu nanjye naribonye yicaye mu ntebe ya modoka, mbona nyambaye umukandara ndi mu ntebe ya modoka nakoremo impanuka. Ariko ndimo kubibona nabonaga nta buzima mfite aho nari nicaye mu ntebe. Nabonaga byari bikwiye ko ngira ubwoba, ariko ahubwo numvaga amahoro adasanzwe muri ako kanya. Gusa numvaga hari ubushyuhe budasanzwe ntashobora gusobanura. Muri ako kanya mpita mbona umucyo udasanzwe uje usanganira, atari nk'umucyo w'amatara y'imodoka, ahubwo nabonaga ari umucyo ufite ubuzima, ndetse ari umucyo nabonaga ufite imbaraga nyinshi. Nabonaga uwo mucyo uza aho ndi, bimeze nk'aho mucyo mbona unzi, kandi uwo mucyo urimo kumpamagara mu izina. Nkiri aho ngaho nanjye ntangira kwegera uwo mucyo. Negereye uwo mucyo ntangira kubona izibutso z'ubuzima bwanjye zitangira kunza mu mutwe. Ntangira kwibona nyiri umwana, buri mahitamo yose nakoze mu buzima bwanjye ndimo kubibona imbere yanjye, kandi mu mashusho agaragara neza cyane. Ese nabonaga n'ahantu habiyungira, nta no kwiyoberanya kwabamo. Ako kanya menya ko mpagaze imbere y'ubutware najyaga numva. Ibyo bintu ntabwo byari umucyo gusa, ahubwo numvaga n'urukundo rudasanzwe muri ako kanya, kuko numvaga mu kanya kashize nambuye byose, ariko nanone
numva ndi mu biganza by'icyizere. Nahise nangira kubona ububi bwanjye, nangira kubona kwikunda, ubwibone nagiraga ndetse n'igihe cyose nataye n'inzitwazo zose nagiye ngira mu buzima. Hanyuma nabonye Yesu Kristo, atari Yesu tubona mu mafilime. Amaso ye nabonaga ameze nk'umuriro, ijwi rye ryumvikana nk'amazi yiruka menshi cyane, kandi ubutware bwe bwari bufite imbaraga zidashoboka kwihanganirwa ndetse n'urukundo rutagira akagero. Amavi yanjye natangiye kumva arimo guhondana, umubiri wanjye wose wagize igitengo. Igitekerezo cya mbere cyari kindimo, ntabwo nakabaye mbarizwa hano. Arangije amamagara mu izina ati Rebeka. Ijwi rye numvaga ari nk'inkuba ariko nanone ryoroheje icyarimwe. Numvaga riteye ubwoba ariko nanone numva ryuzuye urukundo. Nanjye nsubiza mu ijwi ryoroheje mvuga nti Nyagasani ndakwitabye. Kubera amafuti yanjye nari natangiye kubona, mvuga nkoresheje ijwi ryoroheje cyane nti nagerageje kugukorera. Nagiye mu rusengero, naririmbye muri korali, nigishije abana bo muri Sunday School. Arangije azamura ikiganza cye, maso ye nabonaga areba imbere muri njyewe. Ahita yongera amamagara ati Rebeka, hari ikintu ushaka kukwereka, hari ikintu kirimo kurimbura abantu banjye kandi ikintu utigeze umenya. Numva amarira aje mu maso yanjye, ndavuga ni Nyagasani, nshaka kuvuga iki? Ndangije namubwira nti siniba, sinica, nta nubwo nkora ibiteye isoni. Arangije azunguza umutwe buhoro buhoro, arambwira ati intsinzi ikomeye y'umwanzi ntabwo iboneka mu byaha abantu bisangamo mu buryo bworoshye, ahubwo intsinzi y'umwanzi iri mu bintu abantu bafata nk'ari ibintu byoroshye. Hanyuma ahantu twe turi hatangira guhinduka, ntangira kwibona hagati mu mwijima. Nari ndi mu cyumba kinini cyane kizengurutswe n'amasikirini, kandi mbona harimo ikoranabuhanga rihambaye. Izo sikirini zari zirimo kwerekana ubuzima bw'abantu, zigaragaza ibintu biri mu matelefone y'abantu ndetse muri za mudasobwa zabo. Ako kanya nangiye kubona muri sikirini abantu barimo guseka, bagenda basikororinga amatelefone yabo, barimo kureba ibintu byinshi icyarimwe. Maze Yesu arambwira ati reba kandi witegereze neza. Nanjye negera sikirini neza, nangira kureba. Bwa mbere nabonaga ibintu byose ari byiza, imiryango yateranye irimo gusangira, urubyiruko rurimo gusikororinga ku ma TikTok na YouTube, abagabo barimo gukina ama video games, mbona abagore bakurikiranye amafilime kuri Netflix, kandi mbona nta muntu barimo kugira nabi. Ku bwanjye njyewe nabonaga ari byiza pe, nabonaga abantu barimo kuruhuka. Ariko ubwo nari ndimo kubireba, ntangira kubona buri muntu wese agoswe n'igicucu cy'umwijima. Mbona abadayimoni barimo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma mu matwi y'abantu. Urubyiruko rurimo kureba ibiganiro birimo imyitwarire mibi n'ubwiyandarike, kandi barimo kuvuga bati ibi ntibisazwe ntari. Ako kanya nanone ntangiye kubona abagore bareba filime z'urukundo, aho kuryamana kw'abantu aribyo byerekana urukundo nyakuri. Kandi mbona batwawe koko bavuga bati uru ni urukundo rwa nyarwo, ibi bintu ni iby'ukuri. Mbona abagabo barimo kuganira ibintu biteye isoni kandi ibintu bitarimo ubwenge. Bamwe barimo gusebanya, abandi bahugiye mu mikino irimo urugome, bibwira bati ibintu turimo gukora birarenze. Kandi nabonye ikintu kirushaho gutera ubwoba, imitima y'abizera irimo kugenda ikonja, amasengesho yabo agenda acika intege buri munsi. Urukundo bakundaga Imana rugenda rushaho kuzima. Yesu arambwira ati ijwi rye ryuzuye agahinda, ambwira ko icyaha kitaba mu byo tureba gusa, ahubwo kiri no mu byo twemera kwinjiza mu mitima yacu. Akenshi tutabanje gusesengura buri nkuru, buri shusho, buri ndirimbo isigiriza icyaha, ibirimo gutera imbuto, kandi imbuto izakura muri wowe. Gahoro gahoro uko igihe kigenda gishira, bihindura uburyo abantu batekerezaga ibintu, ndetse biyobya abantu banjye. Gusa ikibabaje, nanjye nasanze ibyo bintu narabikoze. Nibuka n'igihe nirwaga aseka abandi bantu, ntekereza ko ibyo bintu ndimo gukora bidafite icyo bivuze. Ariko mu gihe nari mpagaze aho, byamfashije kubona ukuri. Ntibyari ibintu byoroshye, ahubwo ibyo nabonaga byarushijeho gukara. Nabonye ingo z'abantu zisenyuka kubera kwigana ibyo babona muri filime z'urukundo za Hollywood. Abagabo n'abagore bashaka kwigeranya n'ibyo babona muri filime z'urukundo, kugeza urukundo rwabo rukonje. Nabonye urubyiruko rwabaye addicted ku mikino y'urugomo ndetse n'ibiganiro by'amafuti no kwiyandarika, imitima yabo itakibonera Imana umwanya. Nabonye abagabo bajyaga bafata igihe kinini basenga, ubu babaye addicted ku mikino y'urugomo ndetse n'ibiganiro by'amafuti. Nabonye abagore bakoraga umurimo w'Imana, ubu bakaba bawugiye mu nkuru z'ibyamamare, ku bihuha ndetse no ku ma space kuri Twitter. Inzara n'inyota bagiraga Imana byasibiye no gushaka kumenya amakuru y'ibyamamare. Hanyuma nyuma ya byose mbona abadayimoni ku ruhande barimo guseka. Kuri iyo ngingo ntabwo bari bagikeneye gukurura ubugingo bw'abantu mu byaha, ahubwo abantu babutanze ku bushake bwabo. Noneho ibintu narebaga bihita bihinduka. Nari imbere y'intebe yera ikomeye, mbona abantu bayizengurutse barimo kurira, bavuga bati Nyagasani, twarakwizeye, twararirimbaga indirimbo zawe, ntitwarababisha, ariko ubuzima bwabo bwacira urubanza ku rwego rwo hejuru. Kuko ntibari barakoze ibyo ijambo ry'Imana ribasaba, ahubwo batwawe na entertainment, baba abakunzi b'ikigare kurusha abakunzi b'Imana. Yesu arongera arambwira ati benshi bazavuga bati Nyagasani, Nyagasani, ariko nanjye nzababwira nti
sinigeze mbamenya, mwese mwakoze ibyaha. Nanjye nahise ngira ubwoba mu mutima wanjye kuko nabonaga nanjye ndi muri abo. Igihe nakoraga ibikorwa bitari byiza, igihe nahisemo kureba sense kurusha gusenga, Yesu azamura ikiganza cye nanone. Ibyo nabonaga birahinduka. Nabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe gito kiri imbere, screens zicanye hose, ku nkuta, ku mamodoka ndetse mbona no mu kirere zirimo. Abantu bagenda mu kavuyo, amaso yabo yarangaye, ubona batwawe hafi ya bose. Batwawe n'ibyo barimo kureba, amatelefone yabo. Abadayimoni kohereza imyuka mibi ku bantu, mbona birimo kuborohera. Abadayimoni bagenda bahindura ibyifuzo ndetse n'imyemerere y'abantu. Mbona ingo z'abantu zarakonje, nta masengesho, nta byanditswe. Abana bato ntawe batoza kubaha Imana no kumenya izina rya Yesu. Hanyuma habaye ituze ridasanzwe. Abanyepolitike, abayobozi basezeranye umutekano, iterambere n'ubumwe. Hanyuma nkabona abantu bavuga bati isi irimo gutera imbere, ariko ituze ryari ikinyoma, ari ituze ribanziriza kurimbuka mu bundi buryo. Kandi hejuru y'ibyo byose numvise ijwi rimeze nk'inkuba ritangaza riti, bariya bantu ntabwo bazi ko imperuka izaza nk'umujura. Yesu yarampindukiriye, amaso ye atyaye cyane, arambwira ati, Rebeka, genda ubabwire, ubihanangirize, ubabwire ko nta gihe bafite nubwo bibwira ko bagifite. Ndamuhamagara mu ijwi ryohereje nti, Nyagasani, abantu bawe babikoraho iki? Twakinda dute urubanza ruzatuzaho? Nawe aransubiza ati, bagomba kugira amahitamo. Abashobora kundamya ngo baramye n'imyidagaduro ishimangira icyaha icyarimwe. Simbahamagarira kuba mu misozi ndetse no kutareba amakuru, ahubwo no kugira ngo babeho bazi neza. Mbere yo kureba, mbere yo kumva, bagomba kwibaza bati, ibi ngiye kureba binjyana hafi y'Imana cyangwa birangiriza hafi ya Satani? Birava ku Mana cyangwa birava ku kinyoma cy'isi? Yanyeretse ku rundi ruhande abizera bahisemo amahitamo akomeye. Imiryango itarigeze yivanga mu biganiro bibi, ababyeyi basibye porogaramu zose zibarangaza, urubyiruko rwaretse imikino mibi n'amashusho akururira gukora ibyaha. Bagitangira kubireka, bumvaga bari bonyine ndetse bumvaga batazabimenyera. Ariko mbona amasengesho yabo yihuta cyane, agira imbaraga zidasanzwe, ingo zabo zimeze neza, ibyinigiro byabo mbona birushaho kuzamuka. Yesu yaravuze ati, inzira ifunganye isaba kugira ibyo wigomwa, ariko ibigaragara nk'ibihombo ni inyungu y'iteka ryose. Amagambo ye yambwiye yaka umutima wanjye. Ibi ntibyari yerekwa gusa, ahubwo byari ubutumwa. Hanyuma amashusho yose avaho, numva ijwi rihamagara izina ryanjye, numva pressure iri mu gituza cyanjye. Ako kanya nk'uko usubira mu bihaha byanjye, amaso yanjye arafunguka, nisanga mu bitaro. Abaganga mbona banzengurutse, umugabo wanjye mbona afashe ukuboko kwanjye arimo kurira. Arampamagara ati, Rebeka, uragarutse? Ariko nanjye ntabwo narekeraga kurira. Sinari ndimo kurizwa n'ububabare, ahubwo nari ndimo kurizwa n'ibyo nabonye mwiyereko. Narapfuye iminota 11, kandi muri iyo minota 11 nahuye n'iherezo. Sinzongera kubona indi mbere. Kwinginze ntubyirengagize nkuko nigeze kubyirengagiza mbere. Iyo entertainment kurikira buri gihe si ibintu bisanzwe. Kwegereza Yesu cyahita kuyobora umuriro w'iteka. Wibaza uti, ibi ndimo kureba binyongera kuba nka Kristo cyangwa binyegereza Satani? Niba ubutumwa ari ikintu bukwigishije, bishyira mu bikorwa kandi sika comment ndetse gutanga igitekerezo, abandi nabo bazagisoma. Niba hari ikintu ukuye muri ino video, kanda subscribe kuri Big Stories kugira ngo dukomeze kubana.